Shalom shalom ba Kristo bene data dufatanyije urugendo rugana mu ijuru. Yesu Kristo nashimwe. Uko bisanzwe iteka ndagira ngo dusangire ijambo aho muri hose hatandukanye, muri East Africa, hanze ya Afurika, ku yindi migabane. Umwami w'amahoro, ubwami dukorera bumwe bushyirwe hejuru. Rero ndagira ngo dusenge kugira ngo twige ijambo, tubanze twiragize Imana. Uwera wa Isirayeli, igitare cy'amahanga, nushimwe. Sengeye buri muntu wese uzumvira ijambo rizamukore ku mutima, rigera aho rimuvana rigera naho rimugeza. Mu izina rya Yesu Kristo mbisenze nizeye. Rero bavandimwe, inshuti z'umusaraba, dufatanyije urugendo rugana mu ijuru, ndagira ngo twige ijambo ry'Imana. Rero ubushize ubwo nari ndahangaha, icyo twari twaganiriyeho tuvuga ngo Yesu Kristo niwe Alpha na Omega. Nanone kandi ubwo naherukaga nigishije ngo Yesu Kristo niki adusaba, mbere yuko tubonye yuko Yesu Kristo ari we tangira n'iherezo. Nyuma tugasanga ahubwo ari ngo abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ariko akavuga ngo abo bemera kuba abagaragu banjye bakanyigiraho, abo ngabo nibo nzabasha kuruhura imitwaro. Imana nishimwe. Ndetse anatubwira yuko umutwaro atwikoreza utagoranye, utaruhije. Rero icyo ngira ngo dukomerezeho ni iki ngiki. Rero niba Yesu Kristo ashaka kudutura imitwaro, agashaka kuturuhura, ukaba waremeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ubu ngubu ese icyo akubwira uragikora? Ni ibisanzwe yuko umuntu iyo agukoresha cyangwa se akuyoboye, ukora icyo akubwiye. None Yesu Kristo, niba twemeye kuba abagaragu ba Yesu Kristo, ese icyo atubwira turacyemera? Ese nyuma yo kucyemera turagikora? Imana nishimwe. Uyu munsi nagira ngo tuganire ijambo rivuga ngo ninde wabikubwiye. Ibyo ukora buri munsi uzinduka ujya mu kazi, ku cyumweru mu gitondo ujya gusenga, nimugoroba usoma Bible ye ukanayigisha abana, ese ninde wabikubwiye? Iri somo turaza kukurangiza mu kiganiro gito tugiye kugirana, buri muntu wese amenye ese ibyo akora ubu ngubu ninde wabimubwiye. Dusanga mu bukwe bw'Ikana, Mariya yarabwiye abahereza ngo icyo ababwira mu gikore, kandi bakoze icyo Yesu Kristo ababwiye, bigenda neza. None twibaza uyu munsi, ubuzima bwacu, ibyo tubamo, ibyo dukora, ninde wabitubwiye? Imana nishimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo uko Mwuka Wera atambuka ahangaha agenda abwira abantu ngo nimujye gusenga, na Satani agenda atambuka mu makaritsiye abwira abantu ngo mujye gusenga. None ibyo ukora ninde wabikubwiye? Imana nishimwe. Bivuze ngo ari Mwuka Wera wakubwiye ngo genda ujye gusenga, uragenda ugasenga, ukakira Mwuka Wera, ukabatizwa mu mazi menshi, ukagendera mu nzira Yesu Kristo agushakamo, ukaba umugaragu we. Bivuze ngo iyo uvutse bwa kabiri, ibya kera byose biba bishize. Niba ibya kera biba bishize, uba ubaye umuntu mushyashya. Rero nimba uvuga ngo wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ariko ukaba warananiwe guhinduka mu ngeso wagenderagamo, mu nzira wagenderagamo mbere, akaba ari ikigenderamo, urahita umenya bakubwira ngo jya gusenga. Imana nishimwe. Rero hari ikintu kibaho, Satani yabonye atabasha kurwanya ubukristo, aravuga ati nanjye reka mbe umukristo, ngendane n'abakurikiye Kristo, ariko ndibuze kubeshya aba bakristo mbabwire ngo kujya mu ijuru ntabwo bisaba kuba wuzuye Umwuka Wera. Umwuka Wera ntabwo ari ngombwa. Icyo ngicyo ababeshyi, kuko igihe Mwuka azaza agiye kujyana itorero, utumva Mwuka Wera ubu ngubu, n'icyo gihe ntabwo azabasha kumvishwa iki. Imana nitugirire neza. Bivuze ngo buri muntu wese araza kumenya ngo ninde wabimubwiye. Imana nishimwe.
Rero mureke dusome mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorino, urwandiko rwa 2 igice cyawo cya 4 umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe abarimbuka. Ese ubutumwa bwiza twahawe baratwikiriwe? Ntabwo bitwikiriwe, ariko hano yashyizeho if cross. Niba buramutse bunatwikiriwe, ntabwo bwaba butwikiriwe twebwe, bwaba butwikiririwe abarimbuka. Umurongo wa 4 ngo ari bo batizera. Abo barimbuka ni bande? Ni babandi batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumye imitima. Imana y'iki gihe yahumye imitima, ngo kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo ari we shusho y'Imana utabatambikira. Nivuga ngo kugira ngo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ari we shusho y'Imana, umucyo mutabatambikira abo barimbuka. Ikibazo, ese ubutumwa twahawe buratwikiriwe? Hoya, kubajya mu ijuru, ku bagenzi bajya mu ijuru ntabwo butwikiriwe. Kubera iki? Kubera ko umuhanuzi Yesaya yaravuze ngo ahanura ibya Yesu Kristo n'inzira y'abacunguwe, aravuga ngo iyo nzira izaba iyo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo. Ariko aravuga ngo abagenzi, Imana nishimwe, abagenzi nubwo baba ari abaswa, iyo nzira ntibazayiyoba. Imana nishimwe. Ese ubutumwa twahawe buratwikiriwe? Hoya, ntabwo butwikiriwe. Ariko rero niba bunatwikiriwe, butwikiriwe abo barimbuka batizera. Imana nishimwe. Rero mu kuvuga ngo ese niba twaremeye kuba abagaragu ba Yesu Kristo, tukamukurikira, tukemera gukora icyo atubwiye, none wowe icyo ukora ninde wakikubwiye? Pawulo aravuga ngo Mwuka Wera yahaye bamwe kuba intumwa, abandi ibaha kuba abahanuzi, abandi ibaha kuririmba. Imana itanga impano nyinshi cyane z'umwuka. None ibyo ukora ninde abikubwiye? Kuririmba ni Imana abikubwiye? Okay. Guhanura ni Imana abikubwiye? It's okay. Kubwiriza ubutumwa, ese byo ni Imana yabikubwiye? Kuko kubwiriza ubutumwa, guhanura, kuririmba, mbere y'uko byakiza umuntu uwo ari we wese, umuturanyi, umwana wo mu rugo iwawe, mu mahanga, weho bigomba kubanza kugukiza. Ese ninde wabikubwiye? Imana nishimwe. Rero bivuze ngo niba ubasha gukora ibyo byose ariko ugasanga weho utarigeze uhinduka, imico wagenderagamo kera ukaba utarigeze uhinduka, rwose nta wundi wigeze akubwira ngo ujye gusenga, ni Satani wabikubwiye. Kuko Satani icyo ashaka ni uko abantu bagenda bakajya gusenga, bagakora ibintu biri rutine, ibintu bihoraho nk'ibyo ngibyo, ugusenga kugahinduka umuco, ari ugasanga ubwabo abantu ntibahinduka. None weho ndongera nkubaze muvandimwe mwene data, ujya mu ijuru, ibyo ukora ubu ninde wabikubwiye? Imana nishimwe. Ikintu ukora cyose niba ari Imana yakikubwiye, ndakubwiza ukuri muvandimwe mwene data, ugikore neza. Niba usenga ukaba uri umwentesesera, ukaba usenga uri umwinginzi, ubikore neza, ubikore mu kuri no mu mwuka. Nimba ubwiriza ukaba wigisha, ubikore neza mu kuri no mu mwuka. Niba uhanura, usenge cyane, uhanure neza. Kubera iki? Kubera yuko mbona ababikoze nabi mu byahishuriwe Yohana bavuga ibihembo bazahembwa. Byahishuriwe Yohana igice cya 20 umurongo waho wa 10 batubwira uko bizagendekera ba bandi batakoze icyo bagakwiye kuba bakora neza. Uhanura ugasanga arahanura ibinyoma, usenga uwigisha bose ugasanga barashaka indonke. Ibyo ngibyo byose ni hahandi babandi bazasanga Yesu Kristo ubwo azaba agarutse akababwira ati mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe, ariko ngo bazaba bavuga ngo nyamara twahanuye mu izina ryawe, nyamara twigishije mu izina ryawe, nyamara twirukanye abadayimoni mu izina ryawe, dukora ibitangaza mu izina ryawe. Ariko kizaba gitangaje
yarababwiye ngo mwumve imbere sinigeze mbamenya. Yongeraho ngo mwa nkozi z'ibibi mwe nimujye hanze aho muzabana n'imbwa n'abarozi, aho bizaba bakahekenyera amenyo. Icyo bivuze ahangaha ni ukuvuga ngo buri kintu cyose dukora, ninde wakitubwiye? Twemere kuba abagaragu ba Yesu Kristo. Ikindi tumwigireho, n'iki tumwigiraho ni uko yari yicishije bugufi kandi yari afite urukundo n'ubuntu byuzuye. Rero nitumwigiraho, isezerano yatanze ni uko tuzabona amahoro adashira. Ibyo dukora, ninde wabitubwiye? Imana itugirire neza. Mu byahishuriwe Yohana igice cya 20 umurongo wa 10 haravuga ngo kandi Satani wayobyaga ajugunywa muri ya nyanja yaka umuriro n'amazuku, irimo ya nyamaswa na wa muhanuzi w'ibinyoma, bazababazwa ku manywa na nijoro igihe kingana iki? Iteka ryose. Bivuze ngo iki? Hari wa muhanuzi w'ibinyoma, ariko azabavuga yuko yahanuraga mu izina rya Yesu Kristo. Hari wa mwigisha w'ibinyoma wayobeje abantu benshi. Imana nishimwe. Abo bose, yaba umuhanuzi w'ibinyoma, yaba umwigisha w'ibinyoma, yaba waririmbaga ataririmba bw'Imana ahubwo afite undi wamutumye, abo bose bagiye bayobya abantu. Abo nibo bazabanza mu muriro. Rero bavandimwe bene data, inshuti z'umusaraba, tumenye yuko uwadutumye tubwira ngo dukorane umwete, nk'uko umwanzi n'abejenti be bakora cyane kugira ngo barangize umurimo w'umwanzi. Natwe rero abari muri Kristo Yesu, mureke dukorane umwete kugira ngo turangize umurimo wa Yesu Kristo. Icyo nabasabira nanjye nisabira ni uko buri muntu wese uzumva iki kiganiro wazahurira mu bugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo wabambwe. Amen. Shalom, shalom.